atwitinda y'umwana w'umuhungu indi maze ukwezi kumwe ngena ari ntayizi. Haleluya, amen. Bura no kuvuga ngo iyo ngo hamagara ukambira kutahari nanda bisibya nkazashima uhari kugira ngo n'abantu barebe gukora kw'Imana umunyakabyaza atakubwira ibintu ukabipinga ngo haleluya, amen. Imana dufashe kandi tugire neza aba bantu bari mu mwuka w'Imana ibyo baza bababwira burya muze muragira iki murabyubahiriza. Umudamu yabaye aho igihe imaze amezi 6 reka tuje kwa muganga kuko nge nari nagize iki ntabwo nari kubyumva neza. Tugeze kwa muganga ndamubwira nti muganga nakubaza ngo wa kuri uyu munsi bisashimwe nshaka gushima Imana mfite amagambo makeya gusa mu buzima bwanjye nanga nabona umuntu uri gutaka iyo mbonye umuntu atatse iruhande rwanjye ahubwo njyewe amarira ahita mu maso nkumva ikiniga kiramfashe. Bityo rero uyu mudamu tubyaranye inshuro 6 umwana wa 6 ariko ntabwo ndabona iri kumurika kuko njyewe iyo mbonye atatse kubera imbabazi mba mfite ndamubwira nti kwa muganga ba muganga bamenyereye abantu bari gutaka n'ikibazo kubyihanganira bagufashe agahita agenda akajya kwa muganga nsubirayo bampamagaye ngo ikibazo cyakemutse. Iyo mpamvu ndi mu mwanya akaba ari ubanza kwivugira. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Magazango nshaka kuvuga imbaraga z'Imana, magazango nshaka kuvuga imbaraga z'amasengesho. Yewe igihe cyarageze ndafatwa uri ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Batwa mu gitondo kare kare saa 11.
ariko biri ibintu bikeya mbese nkumva nta gahunda bifite, ubwo noneho bikomeza biriyongera, ariko nkasenga aho ndi mu cyumba nandi n'ubwana bwanje bubirigoroje tana iri divina nkasenga ariko Imana reba bari abantu bari kumana dare ubaha imbaraga Imana ubahagarare. Nabaye nkiri aho ngaho umuntu arantelefone wa kure atumva ati Imana igiye kugukorera igitangaza. Sikari bicubwira bikora gute nuko ndaryama arongera arantelefone atariko novuga ibyiringiro ati ndikubona yewe numva ni bose biri kure nuko nabwani ariko usenge cyane byanje biroroshe ntariko hari abantu bari kumena dare ku rusengero mubasengera Imana ibahimbaraga. Ubwo byabaye saa 12 ubwo ndagenda ku bitaro, ngeze ku bitaro cyangwa se n'ibyahita bicamo hanyuramo isaha 2. Ubwo rero igihe cyarageze Imana umwana ndayishima. Njyewe nshimira Imana nuko hari icyo yaravuganye nanje kubera gusenga, hari icyo Imana yavuze. Imana yaravuze ngo nzakugirira neza kandi nzaguseka nk'uko nasekeje Sara. Iryo ndaryicarana. Imana irongera ambwira ngo ngiye kuzaguhindura amateka. Yabivuze mu kwezi kwa 11 kuri korona bikaze ndabyibuka. Imana yarabivuze ntabwo itagize iryo sezerano, nta n'umuntu wari utabimbwiraga yaba usenga yaba udasenga, ariko hari ibyo narose. Iyo wabirose Imana izabikore kuko yabikunyujije utakabarwa n'imvugo, ariko hari icyo Imana yarambwiye turi gusenga. Igihe cyageze turi gusenga amasengesho y'iminsi 40 yo guhabuka saa 8. Nta nambi ishoboye kubera imbaraga nkeya, ariko aho nashoboye naragiye turasenga. Imana iravuga ngo musengere umwana Samweli. Agatima kajayi byako nshidikanya ko manza bizaba byo nuko ubwo ndataha ndabimubwira arabona ati niwe yavuga Samweli ati nuko numva ntabwo ari kubyemera ko nabandi Imana iri ijambo yavuze kugeza bisohoye. Ubwo rero Imana icyo izakora icyo nicyo kimpagaritse hano ndi gushima Imana kandi nshimiye Imana abanyamasengesho bansengeye. Hari ababyukaga saa 9, hari ababyukaga saa 10 ati yewe Shantari waramutse umva isengesho bakarishirayo habona ko Imana iri kumwe nawe. Ubwo rero abakozi b'Imana bamfashije gusenga n'abanyamasengesho bashimiye Imana. Imana ibaha umugisha, muzakomeze mugire umwete n'imbaraga. Imana hari byinshi bafitiye, Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muri kino gihe rero niba tugiye kuvuga ibintu tuze turavuga byose twerure, kuko nituguma guhisha iby'Imana burya iby'Imana bizaguma hasi, ariko nitubyerura tukabivuga Imana izabaka icyubahiro. Haleluya. Amen. Uwo muntu ari kuvuga wamuhamagaye wa kure abazi umusirikare witwa Zitaretoni ubari muri Mozambique, uwo niwe wamuhamagaye atubwira n'iby'iwacu byose hehe mu rugo. Ibyo mu kwezi kwa 11 burya ni ukuvuga ngo Imana ishatse gukora igitangaza njyewe ukuntu umeze mu buzima bwanjye, ibyo bintu iyo bibwirwa n'umuntu no kukabyaza nagombaga gupinga. Ariko burya koko ngo nta muhanuzi wabo, tubapinga tutabapinga burya ni abahanuzi b'Imana. Haleluya. Umuntu witwa Rosine ari muri biteraniro ari Haleluya. Iyicarire ndavuga ibyawe nyuma. Nshaka gushima Imana rero ni ukuvuga ngo niyo tutaba dufite uyu mwana itariki y'umunsi ndaba ndi gushima. Haleluya. Kuko ibitangaza Imana yankoreye ni byinshi. Nshaka gushima Imana yumva gusenga. Haleluya. Kandi nshaka gushima Imana isubiza amashengesho. Haleluya. Njyewe mu mwaka w'2000 nkiri umusore, kuko nazanye umugore 2004, umuntu w'umukobwa yagiriye neza kandi niba ntabeshe abari muri aya materaniro nubwo ntashaka kumuvuga,
ariko yangiriye neza nkiri umusore ampa impano ya Bibiliya. Haleluya. Arayigura, aricasha, arayimpereza. Numva igitsina gore ndagikunze. Turi kuja mu Mutara tugeze ahitwa Muyumba mu isoko rya Rushaki hafi yo kwa Bakayumba, nuza uriya mugabo umwe kwa Kabu. Hari ikiraro nari ngezeho mpagaze, nta n'ubundi umuntu w'umukobwa angirira neza. Aho hantu nahavugiye isengesho navuga nti Imana, ndacyari umusore, nubwo nkiri umusore rwose uzambabarire ninza n'umugore nzabyara abakobwa, kuko abana b'abakobwa ni abana beza. Rero hari igihe uvuga amagambo ukibwira ngo uri gutebya cyangwa se uri gupfa kwivugira, ariko Imana ikaba yagize iki? Yanditse. Imana idufashe kandi tugirire neza. Andi magambo nakundaga gusenga nkiri umusore, nakundaga kuvuga Imana ninza n'umudamu. Ndibuka tukiri muri aka kazu warwo rusengero twasengeragamo, nigeze kuvuga amagambo avuga ngo Mana uzamfashe ninza n'umugore ari nijoro uzanyice ntarabonana nabo. Ayo magambo narayavuze, abantu banaseka ko tuzi uko ameze, ko tuzi uko bimeze, ibyo bintu bizaca he? Bizanyura mu zihe nzira? Ariko Imana yumva gusenga yarabikoze, nzana umugore ku mama. Haleluya. Amen. Imana idufashe kandi tugire neza. Ikimara kumumpa rero, yatwaye inda, agiye kubyara ubwa mbere abyara umwana w'umukobwa. Nahise mwita Urosimana Berize. Mu buzima bwanje amazina y'abakobwa atangizwa n'inyuguti y'izina rya nyina, kuko nyina yitwa Uwizeyimana Chantal, undi nahise mwita Urosimana Berize, kugira ngo byari ibintu nasezeranye n'Imana bigende bigira iki? Bigendana. Imana idufashe kandi tugire neza. Yagiye kubyara umwana wa kabiri, abyara umwana w'umukobwa. Namwise Uwiragiye Parufeti, kuko Imana yari ikomeje kugira iki? Kuturagira, ikomeza kudufasha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abyaye wa gatatu, abyara umwana w'umukobwa. Nahise mwita Uhiriwe Beyonce, kuko yari amahirwe y'Imana dukomeje guhirwa. Haleluya. Amen. Agiye kubyara uwa kane, abyara umwana w'umukobwa. Haleluya. Amen. Nagombaga gucika intege kandi ari byo wabisabye. Ntibyagombaga kubaho. Nahise mwita Uzambera Umwana, kuko ni isengesho nasengaga, kuko mu misozi hirya na hino induru zaravugaga abakobwa gusa. Iki ni Uzambera Umwana, bishatse kuvuga nti muzihangane, Imana izabafashe muzambera abana. Rero hari igihe wita izina naryo rikazamo induru. Abantu baravuze bati Uzambera Umwana se niwe mwana wenyine n'iki, ariko umuntu aba afite iki? Icyariwe. Yagiye kubyara uwa gatanu, abyara umukobwa. Haleluya. Nahise mwita Isheja. Isheja bivuga ngo nubwo byabaye gutya, muzihangane mumbere abana, maze muzakimbagirane ishema n'isheja. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Ikindi ndashimira Imana, ndashimira Imana kuko yampaye umugore mwiza. Haleluya. Amen. Buriya mu buzima abantu bo bareba bitandukanye kandi bumva bitandukanye. Ushobora kuja mu isoko ukagura umupira wambaye cyangwa iyo shati wambaye, ariko nge nayireba nkabona atari nziza, ariko wowe urebye wabonye ari mwiza. Ushobora kumubona ku sura ukabona atakubereye cyangwa atari mwiza, ariko nge ndashimira Imana ko yampaye umugore mwiza. Icya kabiri ndashimira Imana nuko yampaye umugore wihangana kandi uciye bugufi. Haleluya. Ntabwo natinya kubivuga, amakuru agenda avugwa hirya no hino yose muba muyumva imbere y'Imana, kandi nta n'ubundi ahantu naho gutinya, kuko icyo wavugiye cyangwa byakunda kikugiraho iki? Ingaruka. Ariko umugore wanjye ni umuntu wihangana, uzi gushyira mu gaciro. Iyo umuzaniye amagambo arakubwira ngo ntabwo nakugize umunyamakuru. Haleluya. Ikintu yacyumva akagikurikirana, akagishishoza, ahasigaye agafata umwanzuro ari uko yamaze kugira iki? Kumenya ukuri. Imana yacu ihabwa icyubahiro.
ikindi ngiye gushimira Imana ni kuri uyu mwana TV uri kubyibuka mu kwezi kwa 11 nandi Rose Venal irunaba mu banyeshuri nagiye kumva numva TV ni arampamagaye aturaganaye. Haleluya, amen. Ndavuga ni ndirunaba ntabwo wakwihangana ukagera hano turi gukorera baba bari gusenga ahantu turi gusengera. Ndavuga ni abantu bampamagaye ari ibyo gusenga ntabwo nabasuzugura. Narihuse ndaza ingeze ahantu bari gusengera ninjira mu nzu nkihagera bati tukama hano tugusengera. Haleluya, amen. Niyo mpamvu nababwiye ni si mu kwezi kwa 11 inda yari imaze ukwezi kumwe nje ntabwo nari ngizi ko atwite, ariko Imana irareba kandi burya abaganga bo bafite ibyuma bacishamo n'abantu ngo bakamenya ikintu batwite, ariko Imana yacu iba yabirebye kare. Haleluya, amen. Ndagenda ndapfukama baransengera. Uyu mukobwa ni umunyakirambo kandi uko mumureba ni umwadeperi nta nubwo ari n'umuporoso, ni umupantekote nawe yari yaje gusengera aho bantu. Uyu mukobwa ubwe niwe wanyibarije ati aya magingo wakubwira ko umugore wawe atwite wabyakira ute? Haleluya, amen. Ndamusubiza nti nabyakira neza nta kibazo. Ati turaganira birarangira. Siko byagenze TV hari ahantu twagiye kwicara mu cyumba ubwe yaranyibwiriye ati umugore wawe aratwite kandi atwite inda y'umwana w'umuhungu, indi maze ukwezi kumwe nge nari ntayizi. Haleluya, amen. Bura ni ukuvuga ngo iyo nguhamagara ukambwira ko utahari nandabisibya nkazashima uhari kugira ngo n'abantu barebe gukora kw'Imana. Umunyakabyaza atakubwira ibintu ukabipinga ngo haleluya, amen. Imana dufashe kandi tugire neza aba bantu bari mu mwuka w'Imana, ibyo baza bababwira burya muze muragira iki murabyubahiriza. Umudamu yabaye aho igihe imaze amezi 6 reka tuje kwa muganga kuko nge nari nagize iki ntabwo nari kubyumva neza. Tugeze kwa muganga ndamubwira nti muganga nakubaza ngo wasamye ryari umubwire ko utabizi. Nge tekinike nari ndiho nandi kugira ngo ba muganga bamwohereze muri hopitali bamucishe mu cyuma nzamenye ukuri. Haleluya, noneho abwira muganga ko atazi igihe yatwariye. Muganga ati rero ntabwo twapfa kwandika ku ifishi ahubwo akira transferi uje muri hopitali, noneho nibo baramenye igihe indi maze tubone ibyo twandika ku ifishi. Umudamu yaragiye bamucisha mu cyuma, muganga ahita amubwira ati ariko madame nubyara ntabwo zisengere. Undi ati si kubera iki? Ati ndi kubona utwite umuhungu. Ubu yaratashe arabimbwira ariko ndavanye mwabantu mwe kamenetse kugira iki kamenetse kugira icyo mvuga ubwo ibyo ngibyo ndabyicara. Haleluya, ariko igihe cyarageze ibitangazo by'Imana birakoreka. Haleluya, nkuko nababwiye rero amazina y'abana b'abakobwa nahereye kuki ubw'izina ritangizwa n'inyuguti ya nyina. Nanjye umwana w'umuhungu nahereye ku ryanjye nitwa Rwanda Rugari Jean d'Amour, ariko we namwise Rwanda Rwiza Dusabe Dushima Samuel. Haleluya, ukuvuga ngo niyo dusabye tuze turibuka kugira iki gushima. Rwanda Rwiza Dusabe Dushima Samuel ni ukuvuga ngo papa yahise Rwanda Rugari. U Rwanda rwari rutangiye kwaguka bikomoka ku nshinga Rwanda. U Rwanda rwari rutangiye kwaguka, ariko njyewe mvuka mu bihe bibi ntabwo nabuze ubwenge bwo kwiga, ahubwo amahirwe niyo yabuze kuko watsindaga izina ryawe rikagurishwa abandi. Ariko yavutse ku Rwanda Rwiza, ndizera ntashidikanya ko Imana nimuragira ikamukuza, ayo ntize wazagira iki azayiga. Niyo mpamvu namwise Rwanda Rwiza kuko turi mu Rwanda Rwiza. Haleluya, amen. Umva uwavuga yavuga bugaca bukira, ibitangaza by'Imana ni byinshi. Kamereze uyu mukobwa nawe agira icyo avuga ku bitangaza by'Imana. Icyakora nkuko nababwiye ko ndi gushima Imana kuko yampaye umugore mwiza, hari amagambo namubwiye nkimuresha tumaranye imyaka 18, uyu munsi nshaka kongera kuyamubwira. Haleluya, amen.
uyu namara gushima Haleluya. Amen. Hano nshaka gushima Imana kubwo umusaza wanje. Nararyamye ndarota inzozi yabyaye umuhungu. Nabanguka ntari umunyemana ntabwo nabivuga. Nuko Mana nimba ari uzabinyuza kuba bazabigira Chantal akabyemera. No bibaho ngaho. Noneho ngiye kubagara mu kagatanu akakaravuga ngo mawe ubona se nabyaye abana babiri. Se wabyaye abana babiri ngo none bari ngo nishize nababura ndari kubwire papa ko narose nabyaye abana babiri. Basi bizambo za Chantal. Ariko ikineye gushima Imana hari abantu banyuzeho ndi mu rugo ndwaye numva bari kuvuga ngo umuntu yambuze ngo yahamagaye ngo umugore yabyaye ngo none ngo nabyaye umukwe wa Rwanda. Naravuze ngo Mana bwo hari Rwanda bakovuka kumuhaye umukwe. Undi azahamagara ari kuvuga ko wamuhaye umukazana. None Imana yarabikoze icyo ni cyo nshimiye Imana. Naravuze ngo Mana nzagushima mu teraniro. None Imana ibyumvire mu ijuru ko yamuhaye umwana w'umuhungu. Imana ni abicyubahiro mu yintera icyubahiro cyayo inshuro 3. Haleluya. Nanjye ndishima Imana kubwa Chantal na Rwanda. Imana yakoze ibikomeye cyane. Chantal buriya twakundaga kuba turi gusengana cyane. Twasenga noneho twakunda umuntu yuzura umwuka yari arwita afite. Noneho njewe nibaza navanye ko uyu muntu ntabwo ashobora kuzuzura umwuka ari muri zimbaraga katwite mu ndeka bagira ikibazo. Haleluya. Amen. Noneho twasoza tunatasha imyenda Chantal n'umubaza Chantal ukumva nta kibazo ufite mu. Chantal tumeze neza nta kibazo cyo mfite ndi kumwe mfite imbaraga. Haleluya. Ndagije mbwira Imana nizabona Chantal bigenje neza. Chantal yazaga no mu materaniro. Umwacunga abantu ari mu Palestina waba bari Chantal ubanyine ugakoresha undi muntu. Ubu Chantal kameze kuriya ko. Indiraje gukura ageze mu meza ari nk'umunani. Nagomba ndagira imbabazi abandi Chantal cyangwa byakundashobora kuzagira ikibazo timuraga amateraniro ntabwo bizakorohera ariko Imana yabigenje neza. Ikindi nshimiye Imana twagiye gusengera ahantu twatuye n'abandi bantu. Chantal arampamagara arambwira ati hari ahantu ho mugiye bahaye iki cyifuzo mu kizakijane ibyaje Imana izabigenze neza. Ngezeho turasenga tugiye gusoza nanga icyifuzo ndavana inanze icyifuzo cy'ababyeyi batwite ariko cyane hari umudamu witwa Chantal mu basengere Imana ibigenze neza. Umunyempano hari umuntu rwo tugusenga nari wakure abavuze ati umubyeyi Chantal Imana izamugira neza azabyara umuhungu. Haleluya. Nararangije mbaye Chantal amaze ati sinone basengeye ibintu byagenze neza ndavana icyifuzo cy'ababyeyi batwite bose nagitanze ntibabasengeye Imana izabigenza neza. Haleluya. Agomba kumbaza ndamubwira nigweho izere ko Imana izabigenza neza. Ijambo ry'Imana avuze turi aho hantu narabitsinze ndavana uko Imana izabikorayo izabigenze neza. Agiye kwa muganga narabimenye mpamagara umuntu ndamubaza ni Chantal yabyaye. Ndetse amaze umuntu ni Chantal yabyaye. Umuntu abavuze ngo wabyaye umuhungu nikajero nabashije kubivuga. Haleluya. Ndangije rero aho nari nishima Imana ndavana Chantal umunsi wazaje gushima Imana nanjye nzagira icyo kuba kuko ibitangaza by'Imana yakoze. Imana yagize neza muhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya yemu. Haleluya, haleluya, haleluya.
uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana yacu uri Imana rero. Amina. Haleluya. Je nshima Imana mu rwego rw'abanyamasengesho. Icyo gihe ngimuhamagara. Haleluya yewe. Hari ibyo nabwiraga Imana. Bitubwira Imana nubikora nk'uko ubivuze. Haleluya yewe. Nanjye nzagushima. Rero n'abanyamasengesho umva kuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Mana warakoze, Mana warakoze, n'ibintu uzabikore uko wabikoze. Amen. Haleluya. Usashimwe. Ushatse wavuga ko agomba gushima kuko n'ubundi utabivuga genda bivuga wenda bagiye ngo mu rusengero rwikubye kabiri. Yesu ashimwe. Yose nta muri kureba ko hari ibyo Imana yakoze. Hari ibintu tuzajya tureba natwe twumve mu mutima turanezerwa kandi tugomba kunezererwa ariko tukanezeza n'Imana kuko ibyishimo byose bituruka ku Mana. Hari ibintu Imana igomba gukora byanga bikunda tugashima. Nanjye mpagaze ndi gushima Imana. Aba bantu Imana yabagiriye neza ariko uko yabagenjereje nanjye niko yangenjereje. Hari igitangaza Imana yankoreye nabo hari icyo yabakoreye. Umuhungu wanje uyu wamubyaye muri batisimu none nawe yabyaye umuhungu yagize abahungu bangahe? Sinzi igitangaza cy'Imana se. None si ubwo tutavuze ibyo Imana yakoze twazabivuga twagiye muri ya modoka, ahubwo reka tubivuge tugihari kugira ngo tuzagende hari icyo twavuze. Rero nanjye aba bantu hari ikintu Imana yambwiye kuri bo ndashidikanya. Turi ahantu mu cyumba ndangije abo twari turi hamwe ntabwo nabigiye ahubwo nanditse agapapuro ndakabika ndavanye umuntu nzakereka bwa mbere ni uzambwira inkuru cyangwa se uwo nzahura nawe umunsi igitangaza kizaba cyabaye. Nabo twari turi hamwe ntabwo bari bazi icyo nanditseho. Dusenge warabizi nabyanditse hano ariko ndamubwira ntabyo mubwiye njuzi byari byo. Arangije aravuga ati ubwo nyine ntabizi kandi ni ibanga ryanjye. Nabimweretse nyuma nanjye ndavuga nti burya iby'Imana ivuze ndaza ndabyubahiriza kandi nifurije n'abandi bose kubyubahiriza. Imana yagize neza yo muri meze icyubahiro. Haleluya. Umuntu twaraganiye arambwira ngo baba bari kubesha kuko ibyo bamubwiye ntibyasohoye. Haleluya. Nanjye naramubwiye nti ushobora kuvuga ngo barakubeshe kandi ari wowe wabanje kwibesha. Ushobora kuvuga ngo Imana yabeshe kandi muri wowe ari wowe wibeshe. Haleluya. Ya magambo rero namubwiye akiri umukobwa nk'umubona bwa mbere nakundaga kuvuga imitoma na none ngiye kuyamubwira duhagaze ahangaha kuko we ntacyo namushinja uko nakwizambaguza kose ibyo nakora byose ndi imbere y'Imana ntacyo nzaba ndi kumushinja we ntacyo mushinja rwose. Haleluya. Rero aribwo bwa mbere nkimubona. Haleluya. Naramubwiye nti uwo nakunze ni wowe rukundo urugero rwiza amahoro yanjye nkahora mwibuka ibihe byose nkazirikana urwo gukunda Uwizeye Imana Chantal. Umufasha rero wowe ntabwo witaye ku by'abagenzi ku bw'amagambo bavugaga kuko icyabo bashakaga ko ari ukudutanya kugira ngo ejo uzabone natashe subiye iwacu mu rugerero aho imibabaro itagira uko ingana. Ejo ntareba igihe ukirembera ubwo amatage akaba aratashe. Ariko kuba umukunzi wa Nzaramba ni umugisha w'ibyishimo utibagirana mu mateka kugira ngo ejo ubonye ubikwiye ubikunze kandi ubishaka uzanyihoreza aya marira yashingashinguraga ibitagenda. Noneho muzandebe mungendereho mukandakande munashishoze inzira zose muzagenda muzabonemo biramahire uhira bose bakamukunda bakamushima bamuririmba kandi bibuka iyaduhanze itadutandukanije twese ikaduhuza tukaba intwari amahoro itubuze bikaturanga.
haleluya. Ngongeye kuyasubiramo, Imana yo mu ijuru nayigira ite nayibyumve mpagaze aha hantu, haleluya. Si ibyo gusa rero, twateguye n'ituro ry'ishimwe. Hari indirimbo komeza urugendo iririmba, amaturo dushobora gutura amafaranga, haleluya, tugatura imbaraga n'ibitekerezo, ndetse tugatura n'ibigize iki n'ibyeze ku butaka. Rero burya nubwo tugenda ducika intege tugira ubuhe, nta gihe dushobora kubura ituro, kuko n'imbaraga zawe zaba ituro, cyangwa ubwenge bwawe bukaba ituro, n'ibitekerezo byawe bikaba ituro. Nazanye ituro ry'amafaranga, nzana n'ituro ry'ibyeze ku butaka. Imana yacu yahabwa icyubahiro. kuri uyu munsi isashimwe ni ikintu gikomeye cyane. Amasezerano ubundi ijambo ry'Imana yavanga ibintu hafi ya byose ngo bikomezwa n'indahiro. Rero uyu munsi amasezerano yajyanye n'umudamu n'umugore. Turagusingiza kandi kubw'ibintu byawe
turagushimira icyubahiro cyawe cyinshi, turagushimira kuri Imana ivuga kandi igasohoza, kuri Imana itivuguruza, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira ko wahabaye bakora ibitangaza kandi ugatanga ibimenyetso birenze kimwe kandi bigaragaza kuri Imana ivuga kandi ikora ibitangaza. Mwami, ababyeyi bose turabagutuye rero kuko ibitangaza n'ibintu wakoze, kandi tugutuye amaturo wagutuye, inshuti n'abavandimwe n'ababaherekeje yakiriweho umugisha, kandi wemeye ko buzira imbabazi zawe, iyi miryango yiteho, abantu biteho, kandi bakomereze mu kwizera, kandi barindire mu gakiza, barindire mu buntu bwawe, bahore bakunezeza. Kandi amaturo akoreshwa mu itorero ryawe, niyo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro, nawe twakubuze kurushaho kumera. Byose bikora kwiyubahisha, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. bakaguma mu mubare w'abana bawe bizerwa n'intore, dusabye Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amakuru y'izina Samuel tukaza yaka twese y'Imana y'Umwuka Wera. Amen. Twakiriye uyu mwana Samuel mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo, kandi tumusizeho n'ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uhereye ubu ntazagira isoni zo guhamya ko yizeye Kristo wabambwe, kandi kazakomeza kurwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha by'isi na Satani, kandi kazahora intore umugaragu w'icyanuka wa Kristo kugeza igihe azamukira. Amen. Amen.